Ndagusuje kandi nkuhaye ikaze hano ni kuri N.G.S Empire. Uyu munsi isi irimo iratera imbere ku rwego rutigeze rubaho. Ubu mu Rwanda kugira ngo ukorere uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo nuko ugomba kuba wariyandikishije mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibyo benshi bita gufata kode. Ariko uyu munsi hari ikintu kimbabaza, umuntu akaba afite smartphone akaba agitanga amafaranga ya serivisi yo kugira ngo bamufatire kode, kandi ibi ni ibintu yakabaye yikorera ubwe. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kwifatira kode nta kindi bigusabye. Icyambere ugomba kuba ufite ni smartphone, ukaba ufite na megabyte, ubundi ukajya kuri internet ugahita wifatira kode y'ikizamini ushaka. Aho uri hose wabikora utiriwe ujya mu ba agent b'irembo, utiriwe ujya utanga amafaranga muri cyber ngo babigukorere, kuko ibi ni ibintu byoroshye cyane wakikorera nawe aho waba uri hose. Icyo ngusaba, fata smartphone yawe maze dutangirane muri iyi video urebe uko bikorwa. Twagiye. Fata smartphone yawe urebe niba ufite megabyte, ufungure connection, ubundi ujye muri Google cyangwa se niba ukoresha Chrome hari ukoresha, ariko twebwe dukoreshe Google. Uraza winjire muri Google nkuko bisanzwe, nkuko ujya gushaka ibintu bisanzwe, winjire muri Google. Numara kwinjira muri Google urabona ahantu handitse search, hari hasi murahabona harimo akarongo gatera, uragenda wandikemo aya magambo ngiye kukubwira. Urandikamo wa eshatu akadomo irembo akadomo gov akadomo rwa, katubyandikamo natwe wa eshatu akadomo irembo akadomo gov akadomo rwa. Nurangiza urahita ukanda search. Urabona tayari twageze ku rubuga irembo. Ukihagera urahasangamo ahantu henshi ho kwinjira, ariko urahita winjira hari ahambere ndimo nkoza curseur, urahabona hari hejuru harimo akantu k'ubururu. Urahakirika. Numara kuhakirika arahita haza ikintu kimeze gutya. Aho urawutegereje service ziraba zirimo zifungura. Tayari ubu ndabona service zifungutse. Rero mwirembo habamo service zigiye zitandukanye, murazibona. Imizizi z'umuryango, muri service z'umuryango akabamiza binjira n'abasohoka. Habamo service nyinshi zigiye zitandukanye z'irangamimerere, ariko twebwe dushaka service za polisi. Turamanuka arizo tujya kurebamo. Ndabona tuhageze. Twebwe kandi service dukeneye ni yitwa kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Murahabona hari yanjye, hari turimo dukoza curseur, hari hanyuma niho uragenda ukirike. Numara kwakirika urahita uwo twakiritse urahita ugera ahantu handitse ngo hitamo service muri izi zikurikira ubone gusaba. Mu kwiyandikisha habamo service zigiye zitandukanye. Mu kwiyandikisha gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga naho habamo service zitandukanye. Murabizi hari urw'agateganyo, hari urwisumbuye, hari urw'icyiciro cyisumbuye, hari urwa burundu, hari urw'agateganyo rukorerwa ku mpapuro, hari urw'agateganyo rukorerwa kuri mudasobwa. Ngira ngo nugenda uzisoma izi service uragenda ubonamo nyinshi zigiye zitandukanye. Hano urabona harimo wenda nk'iyo batangirijeho yitwa kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa ku mpapuro, kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, uri kuyibona. Urabona n'indi kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa. Twebwe rero reka twihitiremo iriya yacu. Tumaze guhitamo duhita tugera ahangaha. Hari iyo umaze guhitamo service imwe muri zo uhita ugera ahangaha iriya twahisemo. Uhita ukanda kuri ijambo ry'ubururu ryanditseho ngo saba. Minizi gusaba urabutangiye mbese kuzana imyirondoro yawe. Iyo umaze rero gukanda kuri saba urategereza gatoya bikisacinga. Urabona hano barahita bazigeza ahantu hameze gutya handitse icyo twitabone, hari handitse ngo umwirondoro usaba service, nimero y'icyangombwa. Nimero y'icyangombwa ni irangamuntu yawe uhita wandikamo. Reka tuyandikemo twihuse cyane kugira ngo tutabakereza. Nitumara kuyandikamo irangamuntu, iyo umaze kuyandikamo amazina ya nyira yahitaza. Iyo wibeshe ntabwo bikunda. Ucunga iyo wanditsemo irangamuntu birahita bikunda n'amazina akaza. Noneho turahita tumanuka hari handitse ngo ibijyanye no kwiyandikisha. Murahabona hari hasi ibijyanye no kwiyandikisha. Hari niho harazamo. Urabona ahantu hambere batugejeje muri kara gataburo kandi kufitemo ururimi ikizamini kizakorwamo. Hitamo. Hari uragenda wemezemo uhitemo niba ari Ikinyarwanda, niba ari Icyongereza uzakoramo, niba ari Igifaransa. Numara kwemeza Ikinyarwanda urahita ahantu itariki y'ibizamini. Urajyamo uhitemo itariki uzakoreraho ikizamini. Ariko ahangaho uba ugomba kwitonda, hari igihe uhitamo itariki ugasanga
iyo tariki nta myanya igihari aho hantu wahisemo. Reka duhitemo hano itariki, bitiremo wenda itariki zo mu kwa gatanu, zo mu kwezi kwa gatanu, kuko ndakeka wenda aho hashobora kuba hari imyanya. Reka duhitemo itariki, hanze ndebe, duhisemo itariki 15 z'ukwa gatanu 2023. Iyo muraje kuzandika hahita haza akarere ikizamini kizakorerwamo, hita agenda naho hakirike. Ubu urabona akarere, reka twebwe turihitiramo Gicumbi ko rero dushaka wenda kuzakoreramo, ariko urugero nawe ushobora kuba ufite akandi karere ushaka guhitamo nako wagahitamo. Urabona ko harimo uburere bwinshi. Isaha bahita batugeza ahantu isaha y'ikizamini, uhitamo isaha bitewe n'iyo ushaka. Aho ikizamini kizakorerwa hari urahabona, uhemezamo hahita haza. Yes, urabona ko igiciro ngo ni 5,000. Iyo umaze gukora biriya byose, umaze kubyuzamo, bahita bakujyana kuri ahangaha handitse ngo ibikurikira. Murabona hariya muri ijambo ry'ubururu cyane impande ya hagarika. Ibikurikira ni uhita ugenda ugakanda kugira ngo ukore ibikurikiraho. Yes, iyo umaze kwakirika rero bahita bakugeza ahangaha. Iyo bakugejeje ahangaha usa n'uscrollinga uzamuka haraguru, ukareba ko ibyo wemejemo ni by'amazina, ukareba nimero y'indangamuntu, ukareba ibijyanye n'ikizamini. Hano yabara kutwereka itariki ikizamini kizakorerwaho, aho ikizamini kizakorerwa, isaha, ni ibyo ngibyo. Noneho habakurikiyeho ikintu cyo kuvuga ngo urifuza ko tukoherereza ubutumwa bujyanye na dosiye yawe dukoresheje ubuhe buryo. Ahangaha uba ugiye kwemezamo nimero ya telefone bakoherezamo ya kode igusaba kugira iki, kwishyura. Sorry, twari dusubiyeho inyuma gatoya, ariko mutwihanganire. Sorry, reka twongere dukande kubikurikira. Hariya ubugeze ahangaha tugiye kwemeza ko ahangaha handitse ngo nimero ya telefone, cyangwa se ku bantu bakoresha email bakoresha email, ariko twebwe abantu benshi bakoresha telefone. Uraza wandika ngo nimero ya telefone, habona akazu ugende ukemezemo, ukavivure. Harahita haza umwanya wo kwandikamo nimero ya telefone, uhite uyandikamo. Yes, nimero ya telefone urahita uyandikamo. Urabona nitwavivura bihita bikunda, twandikamo nimero ya telefone yacu, baza kutwohereza ubutumwa burimo kode turi bwishyureho ya mafaranga 5,000. ngira ngo muri kubyumva neza. Twamaze kuyandika. Iyo umaze kuyandika urabona hasi hariho akandi kazu keme ngo nemesha amakuru yose nanze ko ahangaha ari ukuri, naho uhita wavivura habona twavivuye. Turemeje, tugiye kwemeza hariya gahunda yatoranyijwe ni ifite imyanya iboneka. Hano wese batubwira hariya muri rya jambo ry'icyatsi, turahemeje batwereka ko nta myanya iboneka. Biradusaba kuza gusubira inyuma, tukaza tugakanda kuri aka gakaramu, tugasubira inyuma, tukaza tugahitamo nanone indi tariki yigiyeho imbere, kuko iyo twahisemo twasanze nta myanya irimo. Kuko hari igihe bigira usanga ugahitamo ahantu ugasanga nta myanya igihari. Biradusaba duhisemo 20 z'ukwa gatanu. Nanone twifatira akarere kacu ka Gicumbi, twahisemo twifatira isaha ya saa 4 Gicumbi. Naho kizakorerwa ni Gicumbi. Urabona ko bya bindi n'ubundi turemeza, dutegereza kwemeza. Ubundi hari uri gusoza kugira ngo bakohereze iki, ubutumwa bugufi. Hari aho icyatsi harimo akantu kikaraga, murahabona nyine, murareba, nimo murabibona neza. Nanone batubwiye ko nta myanya ihari. Turaza dusubire ruguru hahantu hameze nk'agakaramu, tuzazamuka haraguru tuhakirike kugira ngo dusubire inyuma duhindura amatariki. Nta gusubira inyuma ukanze kuri telefone, kandi kuri gakaramu uhita usubira inyuma neza cyane. Burara amatariki yose turi guhitamo bari kutubwira ko imyanya yashize. Bigomba kugira ngo tugire dufate indi tariki. Tugeze kuri 23 nizo dufashe, reka nazo tuzigerageze turebe. Nabwo turifatira mu Gicumbi turebe ko turi buze kubonamo umwanya wo gukoreraho ikizamini. Turuzamo nk'ibisanzwe, hari aho ikizamini kizakorerwa ni Gicumbi, na bindi bintu biba birimo bigoye. Urabona ubwo n'ubundi tujya kuri emeza, hari aho icyatsi, turebe ko bahita bikunda. Iyo ubonye hari nyine hahindutse batakubwira byakunze tayari cyane. Urabona ko batugereje ahantu uhita uzamuka haraguru, usa n'uzamuka ukabona kode yo kwishyura aho bakoherereje. Ariko nanone ikiza hano ni uko baba bayikoherereje no mu butumwa. Hano ngaha iyo ubutumwa ubonye buri gutinda, ushobora no kuyandika ku rupapuro ku ruhande ukaza kwishyura nyuma. Kubona ibintu bishoboka cyane. Dore murahita mubona ko ije kuri message yacu, urajya muri message uhite uyisoma ureba ko yaje.
urabona ko tugiye muri message turebe, urabona ko message yirembije aka kanya ivuga ngo kuri Nyirumwami dosiye yawe isaba kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa ifite kode yo kwishyuriraho. Iriya kode rero niyo witaho cyane. Iriya kode uhita ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 7 akanyenyeri iriya kode, ugahita ushyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza kugira ngo uhita ubona ubutumwa burimo kode uzakoreraho ikizamini, message ibigusaba kwishyura. Ubwo rero iyo urangije gukora ibi ngibi n'ubundi usubira mu bisanzwe byawe, ugategereza ko wamaze gukanda iriya mibare, ugahita utegereza ko uzabona ubutumwa burimo kode uzakoraho wamaze kwishyura ibihumbi 5. Reka ngushimire wowe twabanye muri iyi video, ndabakunda kandi Imana ibarinde. Reka nkwibutse niba utarakanda subscribe, manuka aho ngaho mu ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe, ubundi uhakande ujye ubona ama video menshi tuba twaguteguriye ku biganiro nk'ibi ngibi bikungura ubumenyi. Reka ngushimire, bye bye, naho utahambigisha ibindi bintu by'ubumenyi bwiza cyane bwagufasha mu buzima bwa buri munsi. Imana ibarinde.